hari ukuntu umuntu aba agenda scrollinga bambonye umwana w'umukobwa uri gukaraga icyo bita buri ariko ikibazo cyabaye ikibazo ay gukaraga buri n'abanyarwanda ntago baheza reka ntago bafite umwanya wo kuvuga bati banzisobanure buri ndumva ari nka oya pana buri ni buri se ni kibakara uretse babone iyi video urana uwo mwana w'umukobwa yitwa Divine muramuzi no mubyinnyi uwa Divine yitwa uwa Divine niba ari uwa se Divine uwa bo ubwo nuwa sure wo mubyinnyi se kuvuga ngo abagize gutya ejo nandi kuri Twitter cyangwa se ikisigaye cyitwa X arimo tiki abantu bati do ibyo twavuze amafaranga yahagiye muri Ghana cyaza nagaraye muri Ghana nimba ari Mabuno ariko kira kibono baragipompye oya ukuntu ateye ntago wapompye buriya se waba uri mu umbwira gute buretse ariko wari wabona ikaroni ukariteka kakaga piece kamwe iyo ugafashe guri ntago ashobora guhagarara guri kagenda gigonda cyazura umugome mara sibujije vuga ko yabyibushye ariko yagiye vuga ateye kuri yanyi nimba ariko duterero sasa niko ateye ntago cyakibuna abantu bakundi bibuna ribiriye izina ry'Imana cyagiye nikunda byine sinita ku kibuno reka nabo muri video naburi kubona video bona biramanutse byanamanutse ubwo rero nicyo yambaye nicyo yambaye ntago ari cyo bapompye none kibono ikibazo Yes, reka mbasuhuze ladies and gentlemen, njye nitwa MCT kama kawaida ndizera ko mumeze neza aho muherereye hose mu mande enye z'igihugu mbandi kumwe na Emma. Yo, wawa take fair yo. Wagwan, agiye kuvuga. Iyo umuntu avuze ngo wagwan, uravuga ngo nagwan. Nagwan. Ariko njye nemvuze wagwan. Ninjye uvuze wagwan. Nagwan. Yo umeze gute? Ni sawa. Umeze neza. Sawa cyane. Kigali ni tambarara. Ni Kigali ni wane. Wamaye ku mafaranga siko meze neza. Nashaye shaye yo gahunda ntangi. Sinzi nuko asa. Gahunda yo gutanga amafaranga ntayo irimo. Oya sinzi ni Imana bizaguruka bica amababa. Oya ahubwo ngiye kimuze. Banza wumve ikintu naje kumenya ni kimwe. Nuko Kigali abantu basiganye amakashi. Naba baby. Naba baby amahirwe ariko ntari mu baby. Uri iki? Uri umukobwa? Ndi umuma. Uri umugore? Yezu yewe nako. Ndi umubyeyi si ndi umugore. Umugore n'umubyeyi bitandukanye. Umugore ashobora kuba umugore utari umubyeyi. Ewa Kigali biragenze. Si byose twavugaga ko basare basigaye biyambika impeta kugira ngo bagire. Barazigo ngo ni byubahiro ngo baba bari kwirata kandi sha umugabo asigaye yambaye impeta yo dukobwa tumubone neza gahunda si pafu samakashi. Ni kashi. Bura ni kashi bura nzifite. Oya buretse gato gira inama. Chaka amafaranga cyangwa chaka umugore. Ibintu ngiye kugisha. Niba wikundira ibyana shaka impeta. Okay, ndakagura rero. Shaka impeta. Nigashaka kamwe kanwari no ndakagura. Oya apari yanwaye ni style sanze. Yansi mbona bambara sinzi byari byo. Okay. Bose mwana itavatu yina indi gahunda ni gahunda y'amafaranga. Noneho rero. Emma hano ndaza kugukenera ubufasha bwawe. Bukomeye cyane. Ku mbuga nkoranyambaga turi guscreeninga hari ukuntu umuntu aba agenda scrollinga bambonye umwana w'umukobwa uri gukaraga icyo bita buri se ariko ikibazo cyabaye ikibazo ay gukaraga buri n'abanyarwanda ntago baheza reka ntago bafite umwanya wo kuvuga bati banzisobanure buri ndumva ari nka oya pana buri ni buri se ni kibakara uretse babone iyi video urana uwo mwana w'umukobwa yitwa Divine muramuzi no mubyinnyi uwa Divine yitwa uwa Divine niba ari uwa se Divine uwa bo ubwo nuwa sure wo mubyinnyi se kuvuga ngo abagize gutya ejo nandi kuri Twitter cyangwa se ikisigaye cyitwa X arimo tiki abantu bati do ibyo twavuze amafaranga yahagiye muri Ghana
oya ikibazo nagaraye muri Ghana nimba ari amabuno ariko kira kibuno baragipompye oya ukuntu ateye ntago wapompa buriya se waba uri mu umbwira gute buretse ariko wari wabona ikaroni ukariteka kaka piece kamwe iyo ugafashe gutya ntabwo ashobora guhagarara gutya kagenda cyazura si bujyaze uvuga ko urabyibushye ariko yagiye kuvuga ngo ateye kuriya nyine nimba ariko duterera usanzwe niko ateye ntabwo cya kibuno abantu bakunda ibibuno ari biriye izina ry'Imana cyagiye nikunda byine sinita ku kibuno reka naba muri video nabwo uri kubona video bona biramanutse byanamanutse ubwo rero nicyo yambaye nicyo yambaye ntabwo aricyo bapompye none se kibuno ikibazo kiri njyewe ikibazo nibajije niki kiriya kibuno none se reka mubaze ikibazo ikibuno gishobora kubyina kikagira gutya cyangwa oya gishobora kugira gutya ariko ntabwo gishobora kugira gutya nimba nibeshye ni imiterere ye oya kare haba harimo indi probleme hari ukuntu bapompa njya kuvuga ubusa kandi ntabwo mbizi ko ari byo bapompa umuntu cyangwa ikibuno oya nuvuga ngo hari buno bagura sibyo yego niyo mpamvu nawe ngo ndagukeneye muri iyo operation hari ibibuno bagura gute bakoresha sajari hari n'ibyo bapompa ku mugani wawe ariko uri ukuntu ndi kumva ukivuga gutyo cyane icyo yaguze kikaba cyahengamira uruhande rumwe ariko nzi ko ariko yateye ushobora kuba yarabyinaga inyama imwe hano ikaza hano inyama kubera ikiva mu mwanya wayo indi ikava mu mwanya wayo kuki inyama zigenda straight imana yiri n'umuntu ntabwo imana ari umufarisari sibyo nakubwiye ntabwo ari umufarisari noneho urugero rw'ikarono utanze mane sinibiro hari ukuntu nyine iyo urifashe rigenda gutya dore uriya mwayateye gutya yezu we ariko iyi video iyi video njyewe ndamubwira yari amafaranga y'abantu agiye kujya mu Rwanda ugiye Canada ugiye Togo bagikoze nabi oya ntabwo ari igikorano kiri ntabwo ariko yabagikora ni igikirere byagenze bite uya niko ateye ntabwo ariko ateye ntabwo ariko ateye yarabyibushye n'iminsi mutubwire ko uriya muntu ntabwo ariko ateye reba iki cyo cyo nibatubwire ubundi iyo ari ikibuno kitari cyo kimeze kuri ariko kubera icyo abantu bajya kwiyangiza mana njye nicyo kibazo njya niba ariko se urabiha buriya banza wumve imana wenda we tumuveho reka tuvuge gusanzwe tuvuge muri rusange imana ntabwo ari umukozi w'umuswa nimba njyewe imana ije ikareka ikavuga ngo izamuduparishoke tumeze gutya turiya tuziritse sibyo ikambwira ati ubwanwa bwawe nzabucamo banza ukabukuraho kubukuraho usaba sibyo ariko wijya kongeraho ibindi imana itaguhaye icyo cyo impamvu yo kubikuraho none tujye tujya ku bwanwa tumere nk'inguge none se ko ari uri kubivuga oya banza wumve ikintu kimwe nimba njyewe imana yarebye ikavuga ati wowe uzaba fupi sibyo njye gushaka ijeke niyogeze hejuru uyizamure nizamure nibyo ntoya ntabwo ari byo bitewe n'uko nyine none reba ikibabaje ujya kwikora ibintu ugasanga ni bibi kurusha uko wari umeze ariko igihe umuntu yireba akiyanga iyo wiyanga rero ikibazo ntabwo gishyira kuri wowe ngo ujye kwikora ibintu bitari byo nyine wikora neza kugira ngo wikunde nese ninde ubikora biriya bintu kugira ngo ase kuba cyo utikunda kandi imana yawe ukunze ikakurema gutya ahubwo amahirwe wenda nuko nta ngaruka bifite bibaye bifite ingaruka zirahari njye bavuye ibi byasanje ari babana babanya hari umwana umukobwa noneho iyo wabaye iminsi yagasanwe hari ukuntu mureba ukavuga ati imana ari ukundi wakwiye kuvuga ngo imana irarema wawe sajari zirarema uriya nagakiriki ariko umuntu abatakiri nagakiri kiremwa cy'imana ibyo niho bivuze saba imbabazi abanyarwanda imana niyo irema yonyine niho bivuze njye mvuze ko hari umuntu kiremwa cy'imana asigaye ari ikiremwa cya sajari Kanombe basigaye bakora nzako twari hirya hariya Kanombe bagabanya uruda
ariko amakuru kuyafite buriya ntiwagezeyo. Oya ariko njye nzayagabanyishaye nayo cyambanga kimaze nka cyaje cya Brian wakira nabonaga kuntu ari cyiza ahubwo uragikuriye siko nabonaga gitemba ariko ndamara bati kavuna mate nawe reka boy aho twahura nawe twakubitana ibipfuta ariko mbere nabonaga nuruda nanjye nabonaga ari cyiza ni sawa cyane ariko abantu bakunda bitandukanye exact ariko biri ukoze na siporo byagabanuka utagikuyeho burundu cyagabanuka kikaba ajya muri siporo rero je siporo na ego nazitangiye barabizi yego Yesu we Nazareth abo bazagufata tuzakora ikiganiro buhagaze duko bandebe bakorebe ye maneki uravuze ngo babona nice bakajya niko ndesha maneke babona nice bakajya niko ndesha naga ariko ndesha iri maneke mwana wanje iri maneke urumva so ibyo rero reka tunabivaho ariko ngiye cyo rashaka kuvuga no kibono cyari kojeje ariko rero nundi aribonera bati ibintu biri kuba muri iyi si ni imihanda reka nishakire umu bodyguard birakomeye Angeli gutya muri video ya trendinze rwose Angeli atiragale cyaje bodyguard ndabona yaje naramukunze cyane Angeli agenda straight leg kara ntago yakabonye no yanago yigeze abona Angeli nimba ngiye ku Kimironko nkaba ndaza kunyura ku Kicukiro nabyo kureba muri Sahara kamucaga imbere ariko wajya kari gatumwa no kenisi yaramwibeye baruka bajya ngo rubaza rero ese baramwe ya bodyguard wewe wategeza kivuye none ukuntu yamucaga imbere mutabaruka ariko mutabaruka ni sawa cyane je nanjye nkunda abantu bagenda straight karaka ibaze katakabonye nawe arakubwira ati nawe ariko Angel ushagusa nkajya ngo yere guteka tamuganira akwate we birirwa yabafasha naga telefone agakomeza akagenda ariko peti we abati umuntu ari kubona bunduki yiwe arimo aravuga ati haduyi uyu muntu ndamurinda tu ndamupiga hari amukora na koroteje yakatiye buriya kana kabanje kwa ari na moto yari ikunze akana kwaza kuyikata ngo umugabo atayigwa rero ikigarisha ibintu bizadusa rero afite akazi rero kari gafite gahunda yo kugenda wajya nta n'umuntu bari bayikumwe ahubwo ura muntu wagakamera reba nk'umuntu ufite umwanya wo gukamera nyine nayo ubwo ibyo bintu abonye Angeli hariya abonye umwana na kabunda ibintu byahoranye gute hari abantu afite uwo mwanya for sure hari abantu nyine bafite uwo mwanya bubu social media nibyo mbiya ngo ibintu izadukoresha ariko hari umuntu usigaye ugenda afatira ibintu byose agafatira abakobwa basinze agafatira Angeli baramaje kanisa maje mu kiganiro ati aka kana ati reka nawe ati naho yarari nagahaza avuga ati ahantu ahubwo oya yaravuze ati ndabona ari mu Rwanda ko sinibwo nari nagaza aho yarari nyine mu Rwanda ko ari mu Rwanda ntabwo ari muri Kongo urumva yari mu Rwanda ariko ntagazi ngo ni hehe ko muteri yarari avuga ati ni hehe umuntu agenda henshi akari no yakora social media cyangwa ibi bintu nubwo haba hari ibintu biteye isoni ariko ibyo ubona ukavuga ati wow nabane kana bazakatoza kabingabo y'igihugu nukuri n'ubundi ubusara hatarajyaje nzego nabo ziraka gashira mu ngabicu oya bazagatoza nta kundi Angeli ahubwo nese mbona ko abantu mu muhanda bagenda batekereza ibintu uziko abantu tuziruka tegeta gace akimbagira nka padiri kuri altari ndavuga ati aywa noma kabisa ibaze ntiwabonye wagukame ntiwabonye akana wakuzengukaho namwe reka video bakavuga ati yamaye nibi aywa bazajya badukamera ibibazo rero twari turi mu bintu byo kwiganira bisanzwe ariko navuga ko kibuna abantu mukwiye kwikunda amana abantu mwikunde mukoresha ikibuno ikibuno cyo kiri mu kanwa nawe biriye ntabwo bona ntabwo yajaje bakoresheje ikibuno cye ariko nanda ndashaka kuzafata agashinge ngateraho gutya nkareba kare cyanya cyacu ibazo ntoboye Genda kukigabanya none kujya wumve ko ntandukanye nawe ngo Kigali ko musi tudafite buri ngo ntabwo genda ndakukigabanya anyways reka bashimira ngizo gentlemen Emma yere kumara mu mwuka icyo nzi cyo mwikunda ako bukimno cyaje kikumaze mu mwuka mu maze mu mwuka reka bashimire katuzonde guhora bene God wishes peace and love out kinwara amazi